Yego nitwa Didasi. Niwe mvugana nawe wewe witwa nde? Ngewe nitwa Vitali ndi umunyamakuru. Yego mama. Twari twifuje kubasuhuza ko twaturi bugana n'abana banyu mu kiganiro. Yego. Kuri bimwe mu bibazo twari turi kwibaza by'umwana wanyu Niyonzima Claude. Yatubwiye ko uri se wabo kandi tukabona andi makuru ku ruhande avuga ko ari wowe umubyara. Ese koko hagati aho ngaho kuri nuko ese umwana w'imfura wa Claude akuriki? Umwana w'imfura Claude yari umunyonzi ubasigaye yikora mu bya moto. Umwana wanjye umunsi ari mu gisirikare. Yo umwana wanjye w'imfura ejo muri perezida yanditse n'umuhungu we ayibwira arayibukaga barambaranye suriye tona umwana wanjye. Iyo babikora rero babikora bireba. Iyo mvuga ababyumva ibyo mvuga umvuga nabi abamenye umvuga nabi urabyumva neza. Claude tuvuka hamwe. Jewe nitwa Banganiriki Jean Bosco. Navukiye mu murenge wa Busoro akagari ni Rukingiro. Hanyuma Claude nawe niho yavukiye kuko n'umuntu nakuriyeho nawe nkuriraho turaziranye se kigero kimwe cy'imyaka kugira ise andutaho gato ise yitwa Didasi bari batuye ahantu bita Nyarubuye na hano hejuru ku musozi. Rero icyatumye nandika iyo commentaire Claude yavuze ko yavuye Tanzania. Yego. Noneho Claude nk'umuntu nakuriyeho tugakurana twese dusumbana ho gato burya abantu umwana usumba undi umwaka umwe cyangwa ibiri burya baba barurungano. Ni umuntu twabanye imico ye ndayizi. Iri zina rya Niyonzima Claude ntabwo ari ryo yitwaga. Iri zina yarifashe nyuma. Iwacu hageze yitwa Baravuga. Reka tubanze tubabaze mu by'ukuri Pastor Claude Niyonzima cyangwa se Claude Niyonzima muramuzi muri abavandimwe be? Yego murakoze cyane. Usibye no kumumenya na amaraso yacu. No umuvandimwe wacu ni mukuru wacu. Twarakuranye twasangiye akabisi n'agahiye. Mu yandi magambo ntacyo dufite kindi cyo kumwihakana. Ni umuvandimwe ubivuga sinza habikura ariko no umuvandimwe wacu. Kamareka duhere ku nkomoko cyangwa se ku babyeyi. Mwavukiye hehe? Twavukiye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busoro, akagari ka Rukingiro, umudugudu wa Rwanamiza. Byo gutura muri Tanzania se gatoya byo gutura muri Tanzania aho yatuye wakubwira ko yahavukiye ntabwo yigeze ahatura. Ntabwo yigeze ahatura nakubwiye ko igisekuru cyabo ni hakurya hari i Burundi. Ubwo naje mpamagara Claude kuri phone arambwira ati ndaha n'uyu muvandimwe nibwo nahageze nturutse Huye mu mujyi. Ndaza nibwo nahageze ngize gutya mbona ataye kunyereka ibya bose. Agahene kawe kagurishije. Nkagurishije. None ibintu byo kuza Kigali mugurishije ni bya Karando. Nose ko nta kazi mfite. Nta kazi mfite. Umugabo yitabaza icyo afite. Yego. Urumva? Diodoni yavutse kuri mukobwa mushiki wa Kadasi ndi amubyaje gahita ajye Kigali. Ni Yesaya cyangwa ni Bosiko? Ngewe ndi kukubaza none oya ikibazo ntigisubirishwe ikindi ndakubaza nsubiza. Diodoni raho mushiki uriya Kadasabere nyirarume hani impande yo kwa Visene ntabwo uriya mukobwa ari amutenda baza kumuguha umwana ugahita utoroka kujya Kigali. Ibyo mvuga ndimwe ndabivuga rayifu ntawe nawe ndabivuga nihishe. Urumva mbivuga nka nukuvuga ngo ubu turi 2020 na kangahe na gatatu. W'inyamata ntabwo muzi ariko numva akafite urw'inyamata n'urya rutaye ntabwo mbizi. Ibyo byo abimbwira akafite umugore inyamata. Rero icyo nshaka kuvuga niki ravuga ko Claude ngewe uko muzi abitwa abagore cyangwa igitsina gore yabarabanye nacyo nk'umugore n'umugabo babana bigatandukana barenze umwe babiri batatu bane batanu. Yenda icyo ntamenya na amazina yabo cyangwa se kuko ntabwo yishimiraga kuba hafi cyangwa kumutuza hafi y'abantu biwabo. Ari iki kintu cyaba cyaratumye papa wa mukuru wawe cyangwa se so wanyu yitaba Imana muri icyo gihugu?
mva yazize urupfu rusanzwe nk'urw'abandi bapfa sinjya nemera ibintu by'amarozi ibyo rwose sinjya mbyemera. Ibirori warabitashye abahabwa ubupasiteri? Oya ntago nabitashye. Ntabwo nari mari jewe nawe nabyumvishije bampamagara ati mukuru yawe pasiteri ati Imana ishimwe gutyo nje nsanga nyine yambaye ikanzu y'ufishe. Oya twe twabimenye bise mama yari kuza ari umukecuru ushaje kandi nawe mba ndi niyo mpamvu nkubwira ngo nta wari uhari. je sinari mpari. Ikinyarwanda twarakivugaga mu Rwanda bamaze imyaka 20 ngire ngo ni 5 niyo tari ni 6 kuko twayigarutse mu Rwanda muri 1994 je u Rwanda ntabwo nari nduzi numvaga u Rwanda ariko ikinyarwanda twarakivugaga kubera ka gace twari dutuyemo harimo abanyarwanda twumvaga ikinyarwanda tukumva ngo iyo ni mu Rwanda tukajya aho bitaza isingiro zo muri Tanzania hariho isingiro ya Uganda so tukareba no hakurya bakatuvuga ngo hari ni mu Rwanda ariko sinari bwakandagire mu Rwanda. Mubyeyi wanjye yaguye muri Tanzania yapfuye muri 89 dusigarana umukecuru wenyine. Umukecuru nawe ntabwo twari turi kumwe nuvuga ngo tugaruka mu Rwanda ntabwo twari turi kumwe n'umukecuru ahubwo umukecuru muri za 90 hariye habayeho kwirukana abanyarwanda muri Tanzania. Igihugu cya Tanzania birukana abanyarwanda icyo gihe hanyuma baravuga ngo abanyarwanda basubira iwabo muri icyo gihe muri za 90 ndibuka muri 90 hanyuma icyo gihe yes reka macumbikiye ahangaha bucumbikiye aho ngaho umuvyeyi we cyangwa Didas ntabwo ari papa we yenda ni nk'umuntu wo muri famille gute se ubwabyo ibyo muri 94 ni havuga ngo yaje mu Rwanda muri 85 na 6 twari turi kumwe ku ishuri kurwanamiza ndetse unatubwira ko atigeze yiga mu ishuri na rimwe ryaha mu Rwanda cyane rwose. Nkibaza ngahita mbihuza nuko Claude yiyamamarije kuba depite. Nkibaza ngavuga ngo yigiye muri Tanzania yigiye mu Rwanda kugira ngo yiyamamarize uwo mwanya. Yigiye muri Tanzania. Ni Tanzania yaje mu Rwanda afite imyaka ingahe ugereranyije? Impemburo TV, iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Mwese tubifurize ibihe byiza cyane mukunda munakurikira ibiganiro by'impemburo TV, impanuro TV ndetse n'urugendo TV. Turi kumwe twese uko turi batatu ahangaha nkuko dukomeje gufatanya runo rugendo rutoroshye cyane, ariko tubashimira cyane ko mudahwema kutwereka urukundo, kutwereka ubufatanye muri bino bihe bitoroshye cyane turi kurwana no kubaka umurimo w'Imana, ariko na cyane cyane kugira ngo abantu barusheho kumenya amakuru ya nyayo. Umunsi ku wundi tuzagenda tubashakira amakuru, ariko bizajya bigenda bidufasha kugira ngo mumenyekane icyo twebwe tugambiriye. Ntabwo ari uguhangana cyangwa se kuguganisha abantu, ahubwo nuko abantu bamenya ukuri baba barahishwe bijyanye nuko hari ibintu biza nk'ibi ngibi tugasanga bisenya umurimo w'Imana. Bimeze neza cyane rero uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe nkuko nanjye mbivuga. Yes, bimeze neza. Umuntu dukurikira ashobora kwibaza ati se none basore ko bateranye n'iki bagiye kuvugwaho cyane harimo n'umupapa kubera waje muri umupapa ubwo twese tuba abantu bagabo batatu turagira ngo tuganire ku bintu byinshi bitandukanye hano muri social media hagiye havugwa ibintu bitandukanye cyane cyane ku bakozi b'Imana no turi bwibande. Uyahanuye ntibyasohora uyu ngo yahanuye birasohora. Ese uwemewe n'ubuhe bitewe n'ibyo buri wese aba afitemo inyungu ziye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ashaka kwemeza. Noneho murabona ahangaha kuri kamera z'urugendo TV, impanuro TV ndetse n'impemburo hicaye abagabo babiri. Bano bagabo bavukana na Pastor Claude Imana ifite PS. Aho tugiye kubaza twakoze we yabatuzaniye atubwira ko ari bari munabe baje bitewe n'ikiganiro cyakozwe abantu babonye cyatambutse. Aravuga ngo reka mbazanira abavandimwe banjye kugira ngo baze bagire ibyo basobanura kuri iki kiganiro. Niyo mpamvu bano bavandimwe tugiye kubaganiriza, ariko ibibazo byinshi
turi babaze cyane cyane iwabo mu cyaro. Se Pastor Claude koko yavukiye Tanzania, se Pastor Claude koko afite umugore mu cyaro nk'uko bivugwa. Ni byinshi cyane bari buze kuza kudusubiza. Reka duhereze Vitali ayobore kino kiganiro. Yenda mbere gato yuko utangira, hari abantu benshi batandukanye nabonye bagiye bagira reaction ku kiganiro. Pastor Bosco w'imuhanga yagize mu kiganiro mwamaye nkayobora. Yego, tuzajya tugenda duhana ijambo hato tuzajya guherera ijambo. Niyo mpamvu byose Kamana agize yerekwa. Kikimara kugaragara Pastor Claude yarampamagaye, ahamagara nk'uko ahamagara n'abandi. Ntabwo yabyakiriye neza, bigaragara ko kumwe byavuzwemo hari ibyo ngo babeshya, nubwo ari byatahakanye. Ari no mpamvu yemeye kuzana bano, yazanye bano bavandimwe be, nubwo aka kanya tujye kuganira turaza kumenya byinshi bitandukanye. Ariko kuri reaction nta kintu dupfa na Claude, nta kintu dupfa na Yongwe, nk'uko abantu ngira ngo bino byagiye bitangira bavuga ngo Yongwe cyangwa se dupfa na Bosco. Twebwe icyo turiho ni ugukora umwuga twahamagariwe n'Imana. So Vita, reka tuguhereze kano kanya natwe tugenda twintervenamo mu bitekerezo. Kamana intervenamo, ushobora kugira ikibazo ukabaza n'abandi mutanga ibitekerezo. Ariko icyo dushaka so kugira ngo twereke abantu ko Claude ari umwere, si no kugira ngo tumushinze icyaha, si no kugira ngo twerekane ko Yongwe ari umwere cyangwa ari umunyacyaha. Icyo dushaka nuko namwe ubwanyu mureba mugakoramo ibyanyu. Kino kiganiro bye byose biraza kurangira, ariko gatoya hari amajwi ya Claude ubwe yakurana ari kubwira abantu agaragaza bo, sinzi nimwe majwi mwese hari abantu twe turayafite twarayumvishe. Vitali ngire ngo ayo majwi yaziho na Kamana uyaziho, agaragaza ko nta muntu wamuhangara cyangwa se agerageza gukanga abantu ababwira ko nta wamukoraho bijyanye ngo n'umwana we imirimo ikomeye muri leta akora. Sinzi ayo majwi niba turaza kwifashisha. Ngiwe ubu mfite amatsiko, cyakora ndumva nejejwe nuko turi kumwe n'abavandimwe be, kuko turaza kubabaza, kuko yatubwiye ko umwana we w'imfura ari senior officer mu gisirikare cy'u Rwanda, ndatekereza. Yego, ubu mfite amatsiko yo kumenya umwana w'imfura akora akahe kazi, ese yambaye ryari, dore ko yatubwiye ko ari mu bana bambitswe na nyakubahwa perezida ejo bundi ubwo umwana we nawe yambaraga. Urumva ngo bambaye rimwe. Yego, ubwo rero mfite amatsiko, ariko ubwo turi kumwe n'abavandimwe be kandi akaba ari we watuzaniye, turaza gusubizwa muri iki kiganiro. Ese ni bya bindi Apostle Yongwe yaba yaravuze ko yitira inzego zitari zo, cyangwa se turaza kubyuma muri kino kiganiro? Wowe ukurikire kandi utange igitekerezo, kandi dusabe ko n'ababishinzwe nabo bazajya bagenda batwunganira, aho kugira ngo twakosheje dukosorwe ibintu bikomeze kugenda neza. Vita, reka tugwe go ahead, ibindi byo turaza komeza kugenda tubana namwe, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, kandi mwibuke mukore subscribe aho dukurikiye hose uri, kugira ngo twkomeze kugenda twubaka ejo hazaza heza hatarimo amanyanga n'amacabiranye. Yes, murakoze cyane, ndabashimiye ko mumpaye uyu mwanya wo kuyobora kino kiganiro, dore ko abantu bagiye bagira amatsiko cyane bitewe n'ibiganiro Claude yagiye akora, byaba ari byo gukubita abantu mu mazi, byaba ari byo guhagunira ku rukiko, akatanga umwanzuro w'urukiko umucamanza atarasoma. Abantu baribaza aravuga ngo ese uyu mushumba ni ikihe kibazo? Hanyuma haza amakuru ashingiye ku kiganiro cyakozwe mu myaka 2 itambutse ku Isimbi TV, avuga ko ababyeyi be umwe yapfuye ndetse ko yavukiye Tanzania, ariko haza umupasiteri bakuranye umuzi neza ahakana ibyo ngibyo. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri ibyo biganiro byose tubihuze, hanyuma turebe ese ukuri kuri hehe, dore ko abantu bishimiye cyangwa se bagiye bavuga ngo Imana iri kugenda itamaza abapasiteri, ngo hari n'abandi bagiye gukurikiraho. Ati Claude si ibintu ukuri, si ukuri, nabonye n'umuntu dutuma abavandimwe ba Claude. Reka rero imbere yacu turi kumwe n'abavandimwe babiri, tugiye kubakira muri kiganiro kugira ngo dukomeze tunaganira. Muraza kumviramo ibintu mutigeze mwumva n'umunsi n'umwe mu biganiro byose byatambutse. Icyo kiganiro kikaba cyaragarutse ko Pastor Claude papa we akiriho yitwa Didas, ndetse kikavuga ko yavukiye mu Rwanda, atavukiye muri Tanzania, ndetse ari umunyarwanda, ndetse ko yize naha mu Rwanda. Hanyuma twongeye tugira amatsiko y'ikintu twumvishe twibaza bavuga se Pastor Claude yarabeshye, ese byagenze gute? Twongeye Claude yihakanya ababyeyi bakiriho, nta bafite kandi abafite. Hanyuma bakongera bakatubwira ko inkomoko y'ababyeyi be ari mu Burundi, yaba papa we na mama we ari mu Burundi. Hanyuma icyo kiganiro cyongeye, ariko akongera akavuga ko avuka muri Tanzania. Yego, akavuga muri Tanzania. Tugatekereza Tanzania, Burundi no mu Rwanda, urumva nyine niyo mpamvu tugifite amatsiko menshi, ariko mu kanya turashira amatsiko menshi, ndetse ko ikintu cyatumye agera hano i Kigali ariko ngo yari yibye ihene
hanyuma agacikirana i Kigali wibye ihene kugira abone itike. ubwo rero ariko aba bantu bose turi kugenda tuvugamo bose turaza kubaza bamwe mu bantu bavuga ari kijyana muri uriya mudugudu muri iriya quartier mu Mayaga, turaza kubaza yewe n'uwo mugabo wibwe ihene nabo turaza kumuhamagara kuri telefone kugira ngo ibintu bigende neza cyane n'abantu basobanukirwe. Ni nayo mpamvu kuko abavandimwe ari bo bari hafi twifuje gutumira imbere y'izi kamera kugira ngo dukorane kino kiganiro. Yego, ndumva mu nshamake ari izo ngizo wenda tugiye kumenya neza niba koko Pastor Claude yari ibyihene. Turabakiriye muri iki kiganiro. murakoze cyane. Muraza gutangira mutwibwira kugira ngo abantu badukurikiye baze kumenya ni bande turi kuganira. Murakoze bwana abanyamakuru. Amazina yanjye bwite nitwa Kuzaremye Samuel. Nkaba ndi umuvandimwe wa Pastor Niyonzima Claude. Yego, Imana ifite PS. Imana ifite PS. Uravuze ngo amazina yawe bwite arabifite atari bwite? Oya nuko ari ayanjye nta wundi nyitirira. Yego. Murakoze je nitwa ugira inshuti Yesaya nkandi umuvandimwe wa Niyonzima Claude. Ariko murasa tugomba gusa kuko amavuta namwe cyangwa marasa namwe nicyo bisobanuye. Tuvuta tw'Imana. Ya turanezerewe cyane kuba turi kumwe n'abavandimwe ba Claude muri iki kiganiro. Ndumva kamana amatsiko dufite n'ay'abantu bafite uyu munsi ari buze kurangira. Agiye kurangira kuko abantu benshi baribaza, hagiye havuga ibintu byinshi kuri Pastor Claude. Ni nayo mpamvu twagize gutya dushaka abavandimwe biwe bava uyu nguyu ngo yavuye mu majyepfo. Mu majyepfo ubu nkorera i Butare. Yego, ava mu majyepfo azi Kigali. Nizere ko ariko utagurishije ihene y'abandi. Je mfite izanjye niyororeye ntabwo ngurisha izo ntoroye. Okay, ubwo yagurisha ni yawe. Ni yanjye. Je ndi umuhinzi mworozi. Waje isize ku isoko. Kugira ngo ngere hano ndebe ibyo bibazo bihari uko byagenze. N'uwo muntu yaba yazanye papa Kigali nje kureba papa Kigali. Uhita ugurisha ihene yawe. Ibyishimo byari byinshi. Umuntu yakubwira ngo so yarapfuye yazutse. Ubwo nibaje ko impanda yageze wenda abantu bapfuye bazutse. Waje uvuga ngo nzi ko papa yapfuye ariko bambwiye ko akiriho. Ninje amatsiko yo kugira ngo umurebe. Ninje kumburira ngo mubwire yuko nabuzukuru babonetse biwe kugira nzabahamagana ati nabonye sogokuru wanyu koko muze mu murebe. Uhageze byagenze ute? Hageze namubuza ahubwo byankubise ikintu bita kangarate turakizi. Uribaza ibibazo byanyubeye ubu. Numira nagiye kwambona ngeze hari ahubwo mbona amasima mbona amazu. Habona n'ibindi bidashoboka kuri je nahise ngo mu kantu. N'ubu sindibaza uko bimeze. Wabajije nde? Nabajije Claude tese kwa mpamagombwa ko papa ari i Kigali hari umuntu abikubwiye narinje kumureba ari hehe. Natungwe no kunyereka ifoto y'umugabo uvuga ko data kiriho kandi yarapfuye. Kandi uwo mugabo twirirwanaga iwacu turagiranye inka turya ibijumba muri runonko urumva ntabwo ari mwe byo gusebanya rwose ndamuza aranzi urumva akiri no muri Kiliziya Gatulika aririmba muri korali y'abana ndamuzi tujyana mu misa bosiko icyamukuye iwacu yafashe umwana w'imyaka 16 amutera inda bagiye kumubaza indezo yahise atoroka i Kigali. 16 bamubaza indezo cyangwa we bamubajije indezo ku buryo yari umukecuru umwana w'umukecuru yaramusambanyije umwana arasengaga nawe muri Kiliziya. Oya mama we umurera ari umukecuru. Noneho we amujyana muri cya gikundi kiwe nyine kuvuga ngo tujye gusengera hariya amubeshyeshya utuntu yanduruka amutera inda. Amuteye inda rero niho umukecuru avuga ati ngiye kureba leta imbarize bosiko niba azantungira umwana yatazamutunga. Bosiko yasakana ati jewe wapi ntabwo nabyaye. Umwana ajya kwa nyirakuru ubyara bosiko agiye bosiko aramuburana nyina aramwanga. Amaze kumwaba bigenda gutyo. Ubwo rero yaje Kigali acitse yaje Kigali we niyo yaba ari hano Raif sinkubeshya ibyo mvuga ni ukuri.
ibyo mvuga ni ukuri. Yego. Hanyuma kama iki kiganiro rero kugira ngo tubone hano tugitangirira biragoye. Ariko reka tubanze tubabaze. Mu by'ukuri Pastor Claude Niyonzima cyangwa se Claude Niyonzima muramuzi murabavandimwe. Yego murakoze cyane. Usibye no kumumenya na amaraso yacu. Ni umuvandimwe wacu, ni mukuru wacu. Twarakuranye, twasangiye akabisi n'agahiye. Mu yandi magambo ntacyo dufite kindi cyo kumwihakana. Ni umuvandimwe ubivuga sinzi ahabikura ariko ni umuvandimwe wacu. Kamareka duhere ku nkomoko cyangwa se ku babyeyi. Mwavukiye hehe? Twavukiye mu karere ka Nyanza, umurenge wa Busoro, akagari ka Rukingiro, umudugudu wa Rwanamiza. Hanyuma inkomoko y'ababyeyi banyu bamwe bavuze ko ari Burundi, tukumva ahandi ngo ni mu mayaga, tukongera tukumva ngo ni muri Tanzania. Ndagira ngo muduhurize ibyo bintu mutubwire ukuri kwabyo nyirizina. Murakoze cyane. Nshingiye ku nkuru yanditswe nasomye mu bitangazamakuru yanditse ku Mpemburo TV byavugaga kuri Pastor Niyonzima Claude. Ariko iyo nkuru ni ikinyoma cyambaye ubusa. Genda bivuga nk'umuvandimwe. Yego. Kandi nkabivuga nk'ubwira abanyarwanda atari je wibwira. Umucyo rero kuri icyo kibazo n'uyu. Yego. Pastor Niyonzima Claude yavukiye muri Tanzania. Mama we ni umbyara. Mama wanje rero yari yarashakanye na papa wa Pastor Niyonzima Claude. Aza gupfa. Apfa aguye muri Tanzania. Mukecuru aragaruka bari bafite isambu. Baratuye muri Tanzania. Agaruka mu Rwanda. Agarutse mu Rwanda nibwo yashakanye na papa umbyara. Ngira ngo nubwo mureba agenda inzobe bo ni igikara. Ubwo rero bakimara gutandukana abana basigaye muri Tanzania. Agaruka mu Rwanda avuga ati reka ngende mbanze ndebe ntegure abana mbagore kuko umugabo waruntunze hanga hamaze gupfa dutahe mu Rwanda kuko n'ubundi mama avuka i Butare. Mu karere ka Gisagara. Ndahabona. Hano bita muri Kigembe. Aravuga ati reka ntahe ngende ndebe uko bimeze. Ubwo yaje amaze kuza rero nibwo aje guhura na papa. Nta makuru maremare mbifite ariko aho navukiye iyo twari narayumvise ngerageza no kubaza n'ababyeyi. Bampa umucyo kuri icyo kintu. Papa yarabareze. Nanjye nza kuvuka nkorana nabo. Abo nari abavandimwe banje barandera turakura. Bivuze ngo Claude yavukiye muri Tanzania. Yavukiye muri Tanzania. Hanyuma na n'umubyeyi ubyara Claude avukira Tanzania. Hanyuma kubivuga yaguye Tanzania. Yagiye gutura. Yego. Yaguye Tanzania mu Nyanganire. Hanyuma amakuru avuga ko Didas ari we se wa Claude. Uwo Didas niwe waguye muri Tanzania? Didas ni papa umbyaraye. Niwe papa wanjye. Ubwo bishatse kuvuga ko Claude musangiye mama ariko mudasangiye papa. Cyane. Hanyuma se amakuru avuga ko Claude yatubwiye ko Didas ari se wabo. Ari se wabo wa Claude. Ibyo bintu bihuriye hehe kuko ngiye biracyari kunshanga. Nibyo ni se wabo ariko nubwo ari se wabo ni ibintu biraho mu muryango. Ntago biri direct. No kuvuga ngo ngiye nkurikije uko mbyumva Claude yari afite uwo bavukanaga. Urumva? Amaze kugira uwo bavukana ise wa Claude. Ise wa Claude yari afite umuvandimwe. Uwo muvandimwe ise wa Claude amaze gupfa uwo muvandimwe arongora mama wa Claude. Yego. Nuko byagenze. Nuko muvukana na Claude. Mwebwe mwavukiye hano mu Rwanda. Twavukiye mu Rwanda. Abari naho mukurira. Aho twakuriye. Reka tubaze uyu muvandimwe wundi. Hanyuma Claude uko numvishe bavukana kuri mama. Batavukana kuri papa. Muravukana kuri papa na mama, muravukana kuri mama gusa. Tuvukana kuri data na mama. Ubundi data dusize turi abahungu bane. Umwe n'ubu yagumye Tanzania.
ni hakiba uwo akurikira Claude jewe naje ndi umwana muto cyane nanjye ubundi navukiye muri Tanzania naje ndi muto nageze mu Rwanda muri 91 jewe naho nahageze ndi muto nzanywe n'umugabo bita Barigubundi urumva ariko mbere yaho inkuru y'umwana isubira inyuma mbere yaho Barigubundi yabanje kuza mbere tuzanye na mama genza gusubizwa n'umugabo bita Barigubundi mubwiye ati nshaka papa none aravuga ati reka tugushyira nyogokuru wawe ansubizayo anshyiriye nyogokuru ubyara data niwe yari usigayeho. Hanyuma se papa wanyu we avuka he? Papa wanjye avuka aho bita muri Mugusa. Muri Mugusa ni mu ntara y'Amajyepfo naho ubu ni muri Gisagara cyahoze ari Gikonko. None se amakuru avuga ko ababyeyi banyu bavuka mu Burundi? Simbiza abo bantu bafite aho bayakura wenda hari igihe baba bafite irangamimerere yo mu Burundi babanditsemwo bazaza bakayerekana. Naho ibyo rwose ni ibihuha. Mama wanjye avuka ahantu bita mu cyahoze ari komine Kigembe ubu ni mu karere ka Gisagara. N'ubu basaza be bariho nabo bavukana niho mama avuka. Data avuka hano Gafumba cyahoze ari komine Gikonko. Gihana imbibi ni cyahoze ari komine Ntyazo. Mwarabyumvisha se ko Pastor Claude yihakanye ababyeyi biwe? Pastor Claude yewe umuntu yarampamagaye sinayampamagaye arambwira ati waruzi yuko so yabonetse i Kigali. Mpamagara Claude ndamubaza arambwira ati je nanjye nayibonye uzaze nkwereke umuntu avuze ko ari i Kigali. Je nateze saa 11 nzi Kigali. Ubwo naje mpamagara Claude kuri phone arambwira ati ndaha n'uyu muvandimwe nibwo nahageze nturutse Huye mu mujyi. Ndaza nibwo nahageze nyize gutya mbona ataye kunyereka ibya Bosiko. Agahene kawe kagurishije? Nkagurishije. None ibintu byo kuza i Kigali mugurishije ni bya karando. Ese ko nta kazi mfite. Nta kazi mfite. Umugabo yitabaza icyo afite. Yego. Urumva? Pastor Claude arakwishyuriye. Urumva? Noneho ubwo ndaza nibwo naje mbona yera ndabunga ati uyu ni Bosiko ndamase Bosiko abahe. Nibwo ambwa ati sinzi nanjye numva ngo abigitarama. Ariko hambere yaho twigeze guhura muri 2008 na Bosiko duhura ku Kamonyi ari umusekirite. Urumva? Ndamusuhuza imodoka urabona hariya hafi y'urwibutso rwa Kamonyi niho twahuriye. Je na Bosiko wambaye uniform y'abasekirite ambwa ati ndinda kuri Banque Populaire. Ibyo sinayikomiseho nahise nkomeza ndigenda ko mfite ahantu turi kumwe twikomeye tujye i Kigali. Ibyo ahubwo natagaje kubona umuntu ajya kubeshya ku manywa izuba riva. None se kugira ngo ubu umuyoboke w'Imana bisaba iki? Bisaba kubutunganya ntabwo bisaba kubeshya. Gukorera Imana si ukubeshya ahubwo jya mu nzira nyayo usome Bibiliya urimba indirimbo zitoranyijwe ntujye kubeshya abantu. Nese urabeshya ahantu ngo Didas nguriya Didas turamwemera pe. Ni umubyeyi je yarandeze. Ni nanjye wize kurwanamiza ahavuga ngo yiganye na Claude ntabwo yiganye. Umuhungu wa Didas bita Patrick akorera hari Kacyiru niwe yiganye na Bosiko. Urumva? Ntabwo Bosiko yiganye na Claude se? Ntabwo bibaho. N'umwana mwanyigishije n'abanyize imbere bose. Bosiko yanyigaga imbere yanigishwa n'umugabo witwaga Kamatari. Kamatari ubu n'umusirikare. Urumva? Uwanyigishije mu wa mbere bamwita Bureri yaratabarutse yarapfuye muri jenoside. Uwo mumanyigishije. Claude icyo gihe ntiyarahari. Urumva? Bosiko yiga ntiyarahari. Niyo wabaza umugabo uwo twitaga yarapfuye uwo mugabo yarariho we bamwitaga Nsabimana. We twanajyanaga no gusoroma amakoma kwa Nsabimana tukamusuhuza. Turabana Bosiko yiga imbere yanjye. Ndi inyuma ye. Nigaye n'uwo bitaga Njeru. Bosiko yigaye n'uwo bitaga Njeru wo kwa Ruri hafi. Umuramu abanza Abahimana bariganye. Ariko uwo ntuze ntawe uhari yagiye Marawi. Uwa Njeru. Ariko ntakabeshya ajya avugisha ukuri. Niba bazi yuko avuga ati uburyarya nta muntu bukiza. Uburyarya ntibukiza. Nushaka no kubeshya nubwo uri umunyamakuru ugakora inkuru ubeshya ntabwo izaguhira rwose. Hanyuma se wenda reka nje nkwibarize Claude yatubwiye ko atigeze yiga mu Rwanda na rimwe. Ntabwo byigeze bibaho? Nta n'umunsi n'umwe. Ibyo nkubwira ni ibintu nkubwampagaze ku maguru abiri. Ushaka kukubeshya uri umuntu ariko Imana sirayibeshyaho mu ijuru. Ntabwo Claude yeze mu Rwanda Imana yo mu ijuru abizi. Urumva? Rwose sinababeshya muri abantu. Urumva atazi gusoma no kwandika. Nese atazi gusoma no kwandika akaba yandika biriya. Nese kuki babazi gusoma babeshya.
Claude azi gusoma no kwandika yarize. Wajya natwandikira nuko akara agaciyemo ariko wenda reka twigarukire hanyuma niwe wabanje kuza imbere ya Claude cyane. Claude yagarutse mu Rwanda ryari avuye muri Tanzania nkuko muri kubivuga Intambara irangiye 94. Yes. Yego. Ndetse nsubiye inyuma gato je Claude twaje no guhura je mvuye Kongo mpungutse. Ubona twagiye rimwe na mama nagiye mucika ibisasu bivuga birabyo by'icyenda na kangahe mita ndahunga njya Kongo nagaruwe na Croix Rouge jya inzani Butare muri Huye niho nahavuye ntahahe aho mama yari ari ku mayaga ndahaza nsanga nabwo mama ntarahunguka bakorode bose nabwo baje bahunguka bansanga ku mayaga jewe urumva ibyo nkubwira n'uwanyuye n'ubaracyariho ubu ni veterinary Butare amwita Twahirwa twaragumye turanakorana uwo mugabo yakoraga muri Medecins Sans Frontières hari ihuye bodara kare ka Huye hari ikigo cy'imfubyi hari n'ubusitani hepfo yaho buriya ibyo nkubwira je mbikubwira nk'ukuri yabo uwo mugabo bitageze ndore je mpunguka barabiza aho bitabagasana basegatarama je nabasanze hano biti Murambi je mpunguka bampa ibiringiti byanjye na Sosoma urumva abo bose bahungutse ba Claude baje banasanga ituru ya kabiri ntambara irangiye. Yego. Amazina se bivuga ko Pastor Claude yitwa mu rugo naya. Yitwa Niyonzima Claude. Andi mazina. Ayo ntayo. Bivugwa ko ngo Niyonzima Claude ngo yaryiyise ageze hano i Kigali ndetse ngo n'ibyangombwa bye biriho hano i Kigali ngo ntago biriho mu mayaga ntago mbizi wenda nge sindanabireba ibyo byangombwa bye ibyo ngibyo ndi kuvuga amazina reka tureke ibyangombwa ku mazina amazina yitwa Niyonzima Claude ni nayo yitwaga niyo yitwa kuva icyo gihe byose niyo yitwa baravuga se baravuga iryo sindizi ni nkuko waguruka ukagenda nka rya rindi bana muragiranye inka munakakwita ikijambo kitajyanye ukacyanga ariko yazimwita baravuga oya iryo yari arifite bari mwita mbega kwa kundi ajya mu basore mwitana amazina bamwitaga baravuga bamwita amazina ariko iryo zina si ryo yitwa byo nkubwira nuko yitwa Niyonzima Claude natwe niko tumuzi iryo zina natwe tuzi aha hanyuma iryo niryo zina bamwitaga ariko wenda twese mu buto bwacu hari amazina bajyaga batwita hari amazina umuntu akwita y'amahimbano ariko kugira ngo ibintu byo gusebanya tujya tubireka tuvugisha ukuri be gusebanya niba bazi icyo bakora icyo bakora be kugira ibintu cy'amagambo menshi bagira mu buzima. Hanyuma Claude yaje guhunguka nyuma yawe cyane araza mu Rwanda cyane yageze mu Rwanda afite imyaka ingahe urumva Claude icyo gihaza je ntarasobanukirwa neza ariko je urumva kugira ngo nzanwe na Croix Rouge nkiri umwana muto sinacha kubara ngo ni yari je nawe niwe yavutse mbere sinamenya ngo Claude avutse igihe kiniki urumva kereka mama mubyara niwe ubizi ni wabizi nk'ubu nshaka kumanga ngo Claude afite ingahe ni mukuru kuri jewe simbizi nko muri umuntu ntashaka kumenya ufite atarebye mu byangombwa byawe kandi twebwe mu buzima bwacu nta muntu ajya asakuna ngajya kure ibintu ibyo umuntu atunzoya ntago munya mumwifuriza isabukuru uvuga ngo yavutse izino tariki reka tumutungure oya ibyo bibaho ariko iyo mwabiteguye neza bibaho ariko ntiturabitegura ibyo bisaba bageti yo kubitegura kuko buriya twebwe ntabwo ibintu byinshi umuntu afite ku mutima kuko buriya isabukuru igira umuntu yifite ku mufuka keshi ashobora kuba yifite amfasha ubu se yabamfasha nkaya kumukora isabukuru n'urugero amfasha jyana yakumukora isabukuru ahubwo niwe yantumira ngo mukore isabukuru ariko nawo mwanya ubwo ntaba ufite nanjye nkita mu by'ubuhinzi bwanjye yego reka tubaze uyu muvandimwe wo hepfo mu by'ukuri aya makuru agenda avuga mu buryo bugiye butandukanye ariko wowe watubwiye ko wavukiye hano mu Rwanda mu by'ukuri wakuze wumva Pastor Claude yaravukiye muri Tanzania murakoze ibyo natangiye mbabwira ni ukuri yavukiye muri Tanzania kuko bose niho bavukiye kuko umubyeyi wabo ari we papa wabo ari nawe mama wanje umbyara bagiye gushaka ubuzima bajya gutura muri Tanzania
sinzi umwaka icyo gihe ariko amakuru ngenda nyumva bagiye hari uburyo abanyarwanda bagendaga bajya gutura muri Tanzania kera bafatayo amasambu hari hakiri amashyamba abantu bajya guturayo bamaze guturayo nibwo ababyeyi bamaze nyine nabivuze wowe uri umwana ntabwo wasobanura uko abantu bagiye none se ko batari bwabe bumenya gusobanura uko abantu bagiye Kisitware nyine uvuga ibyo wumvise rero wowe urabyihorera ntuzi uko bagiye wowe wari umwana wari utaranavuka wowe uravuga utigeze sinari bwavuke icyo nzi cyo nuko Claude dusangiye mama ariko dusangiye ise wa papa wanjye ni se wa ibyo birahagije hanyuma ikindi ikama abana ntibihwe hari umuyobozi wa to komiseri muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yantuze yambwiye ngo reka mbikwereke yambwiye ngo ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'abana ntabwo n'abana kirazira kuzana ubuyobozi ibi bintu byakomereka komiseri azane ngo bakomereka cyangwa se kuvuga amazina dushobora kuvuga ngo wenda yashatse ryari tuzanye amafoto cyangwa se amazina yabo ariko nta wazana izina ry'umwana hano cyangwa se ifoto ye kandi turi kubaza abavandimwe bawe ni abavandimwe ariko nkubureka ngo urugero uzi ko abana b'uyu nguyu ugiye hari abo ntazi kandi akambwira ngo nkayiruka barabyaye ariko nkaba nahura nabo sinaga ubundi ntabwo tubabaza ngo se barabazi turabaza nyine ibijyanye n'ubuzima bwawe kugeza uyu munsi kuko turashaka kuza kugeza uyu munsi hanyuma bagenda muri ubwo buryo bagiye muri Tanzania niko wumvaga amakuru yego hanyuma se baje kukubwira ko ari iki kintu cyaba cyaratumye papa wa mukuru wawe cyangwa se so wanyu yitaba Imana muri icyo gihugu mva yazize urupfu rusanzwe nk'urw'abandi bapfa sinjya nemera ibintu by'amarozi ibyo rwose sinjya mbyemera gusa ikintu numvise ku muntu wabashije kuzana bano abatuzaniye yatubwiye ko yazize impanuka yego ibyo marozi biva ibyo marozi byabivuye ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu imodoka imugonga ngo banteze cyangwa se ngo bamuroze igiti cyamuhanukira kikamukubita ati nibyo banteze ibyo rero ntago njya mbyiza niyo mpamvu ushyizemo ako kantu urupfu ni urupfu ni impanuka nk'uko nanjye napfa aka kanya hanyuma se ni hatari bivugwa ko Claude atigeze nyine nge kugeza amagenga yanda cyari kwibaza mvuga ngo ese uyu mugabo Bosco yarabeshye ibintu byose yavuze ni ikinyoma ko yavuze ko biganye na Claude bakinanye umupira ngo bamwitaga ngo kira bitewe n'urutegerwe yego niko bamwitaga bitewe ngo n'urutegerwe ko yarananutse ngo niko bamwitaga budunyure reka nkubwire uzacunga iyo umuntu abona nk'inki gucitse uragiye ayitera ibuye akavuga yuko ari ibiti yanyuze ngo byayisharuye urumva biriya avuga kereka ahagaze tugatanga ubuhamya na yicaye koko buriya niyo mpamvu gacaca zajeho mu Rwanda zaje gukemura ibibazo by'abanyarwanda nicyo bita ubumwe n'ubwiyunge urumva yicaye hano tukaganira nkamubwiza ukuri ujya wumva kuri adavuga ati mena umuceri hamena umuceri yicaye aho yahita yemera uko ati uranzi mu by'ukuri urumva nareke kubeshya avugisha ukuri akora ibimunyuze nimba ashaka byinshi ashakishe nk'abandi ariko adashakishe ku muntu simbizi nta kintu bapfa ko badasangiye isambu se ko nta nk'iwabo Claude afite iwabo cyangwa iwabo dufite ni ubuda bunini buriya bashaka kuzana mu kazi baba bakora akavuga ati wenda Claude ashaka kuba ndusha abayoboke kugira ngo mbamuceho reka musebye urumva
icyo nicyo kintu abagendeho n'ubushize urumva mubimbwiyeho mpita mbyibuka ari igihe naje gusura Claude twaragaho 4 mu modoka 5 mu modoka tujya Bugesera umuhanda Bugesera Ruhuru nabwo icyo kintu bose ko urabayangira icyo arakivuga twari tugeze ahantu bita za Mareba umuntu amuhamagara kuri phone amushyira parireri twicaye mu modoka turagaho 5 aravuga umuntu avuga ati icyo kintu urakibeshya jya wicara nuba waranakoze amakosa n'imbere y'ababyeyi uzagende bagukureho uwo muvumo ufite we kujya ubeshya abantu niko yamubwiye uwo mugabo gusa ikinama namugira nk'umuntu w'umugabo uri umaze kumera ubwanwa bumeze ukuri kuba yambaye ra costume akajya abeshya akajya ashinyagura abantu kuriya ngo base bariho ntabwo bizamuhira je ntacyo namutwara sinzanamurega kuko agiye byambabaje urumva kumbwira ngo data ariho atariho kubeshya n'icyaha ariko hari igihe nzamusengera akabona ko ibintu abeshya Imana igahita imukubita ikintu biti cyasha hano ikamuhana biremwe bifashe nk'aho ari ugushinyagura ni ugushinyagura cyane bikomeye kubeshya n'icyaha urumva n'ubu ngubu ari nk'ibikunda tukajya aho tuvuka turi mu nteko y'abaturage nawe ari hariya we nta n'icyo yavuga ni ukumubwiza ukuri ubundi ikintu cya mbere mu buzima kibaho ukuri kuratsinda ashobora kwisaranga kuriya kuri televiziyo akisararanga nta bintu by'ukuri abavuga mwaza kunyemerera muri iki kiganiro nkaza kumuhamagara nta kibazo wamuhamagara nkaza kumuhamagara byaba ari byiza byabinyoroheye no mu mutwe bigatuma nduhuka nkamubwiza ukuri nkamenya icyo bita umuceri akabibona hanyuma wenda reka kugira ngo wenda abantu babanze babe bino bintu bibanze bibe clear tuze kumuhamagara kugira ngo ibyo yavuze cyangwa se ubuhamya yatanze bw'uko babanye na Claude busa nkaho burangiye mu by'ukuri Claude yarahungutse nyuma yawe araza watubwiye ko utibuka imyaka yari afite ndetse unatubwira ko atigeze yiga mu ishuri na rimwe ryaha mu Rwanda cyane rwose nkibaza ngahita mbihuza nuko Claude yiyamamarije kuba depite nkibaza ngavuga ngo yigiye muri Tanzania yigiye mu Rwanda kugira ngo yiyamamarize uwo mwanya yigiye muri Tanzania ni Tanzania yaje mu Rwanda afite imyaka ingahe ugereranyije aza mu Rwanda koko intambara arangiye 9 je nahungutse 9 urumva none avuye Kongo mu gihe cya Umoja wetu none avuye Kongo HCR iranyura injyana ingoma amvana ingoma bitanzana mu rugo iwacu urumva ariko Claude nawe yahisaza yari yaraje avuye Tanzania ariko kubera intambara yabaye nyinshi yahise aguma nzira haraza Rusumo noneho we yaje nawe intambara irangiye duhurira muhira 9 nawe yahise ahagera nawe 9 ugiye mva Kongo uri kuvuga jenoside oya iyi ntambara irangiye y'amasasi igihe cya Umoja wetu nibyo muri Tanzania niyo muri Kongo iyo muri Kongo Kongo cya gihe ntuzaro rankunda ajya kurwana na Mumbuto icyo gihe je niho nahise mpunguka nande zire Kabila hanyuma wenda ntabwo wari wamenye imyaka wenda mukuru wawe yabakurusha hari uwundi ari imbere yanjye kuko uri imbere yanjye niyo namenye imyaka yanjye umukurikira yego hanyuma araza muri ubwo buryo yego hanyuma watubwiye ko mukuru wanyu mukuru ubwo n'imfura yo munda cyangwa se ibyarwa na papa wanyu iyo yagumye Tanzania uwo nkurikira nakubwiye uwo nkurikira jewe ngwa mu ntege akurikira Claude bivuze ko Claude niwe mfura yanyu oya hari uwundi mukuru kuri we nawe arahari ari mu majyepfo wagumye Tanzania nuwo nkurikira nuwo ukurikira yego hanyuma se ariko ngiye kama wenda turaza guhamagara uyu mugabo boss kwabivuze ndetse tunahamagare n'aba bantu bo mu majyepfo bo mu mayaga tuze kubabaza ari uyu wibwa ihene ari uyu ntituribuze kubura abantu turibuze kuvugisha kugira ngo wenda baze kugira andi makuru baza kuduhereza ariko se Claude yashatse ryari cyangwa se akimara kugera mu Rwanda hacemo igihe kingana iki kugira ngo ashake Claude se
yashakiye mu mayaga cyangwa yashatse ari i Kigali? mu mayaga yahabyaye umwana ahita aza i Kigali, urumva aje i Kigali nibwo yasezeranaga na Gloria, urumva ibyo nibwo yasezeranaga, yatanze n'ubuhamya bw'uko yakoze divorce kandi atubwira ko hari amahirwe yamucitse ariko azaza atazamucika. none se mu mayaga si yarasize undi mugore? mu mayaga ni ukuvuga ngo uwo bari barabyaranye nyine ubwo byaciyeho ava hatayigira i Kigali. Claude azi i Kigali ko ntabwo yaba yaracitse ko wenda bari kumufunga? oya, ntabwo afunze, ntabwo yigeze yiba, ntabwo yigeze acika, urumva ubundi yaje nk'uko kimwe n'abandi bazi i Kigali. nk'uko wateze ukazi i Kigali guhiga ubuzima ushakisha akazi, urumva ubwo twese twagiye tuza kuko twese twagiye tuza ajya bazanya ambaraje kamwe. buri wese afite uko yaje, buri wese afite ukuntu yaje. Hanyuma asiga umwana yizira i Kigali, yaranasezerana. N'ubukwe mwarabutashye? ubukwe nabutashye. yego katugaruke kuri uwo mwana wa Claude wo mu majyepfo. yasize mu majyepfo. yasize mu majyepfo. umwana ni umwana nk'abandi, urumva umwana arahari nta kibazo afite, nta n'uwaganyira ko afite ikibazo, yaba n'uwabivuga akaza mu itangazamakuru ngo umwana nta kibazo afite. umwana arahari, ni umwana wanjye, nta n'ibintu byinshi mbega. muri make nta cyabuze kuba abafiteyo, ni umwana wawe. nta kintu abuze ko nta wasaba se. yarashatse? simbizi uwo muntu yaguha ubuhamya, bya byiza ariko uhamagaye uwo muntu waguha ubwo buhamya tukavugana kuri telefone. ndamuhamagara mu kiganiro mu kanya. none se umwana w'imfura wa Claude akora iki? umwana w'imfura wa Claude yari umunyonzi, ubu asigaye yikora mu bya moto. hanyuma Claude abaje i Kigali ndetse akoze n'ubukwe arabutashye, hanyuma mumenya ko yabaye pasiteri, yakijijwe, yavuye mu mayaga akijijwe. yari umudivanisiti w'umunsi wa 7 Claude, n'intambara aba yari umudive Claude. hariya tizeti yari n'umudive, asengana nabo bita abapasiteri bamwitaga Ndera, ntibagiye ukuntu bamwitaho umutanzaniya, n'ubu aracyariho. yari umudivantiste w'umunsi wa 7. yego, reka tubaze umuvandimwe wo hepfo, mwaje kumenya ko pasiteri ngo Claude yabaye pasiteri, mwabimenye mwabyakiriye mute nk'umuvandimwe wanyu? Abantu bajya bavuga ko ubupasiteri ngo ashobora kuba yarabuherewe mu modoka. ntandukanye nabo, nanitandukanije nabo kuko yarabuherewe mu modoka, nanjye ubwo naba pasiteri, ariko nubaha inshingano y'umuntu. iyo bije mu ititire ya pasiteri kiba ari ikindi kintu. rero iyo wihandagaje ugatesha umuntu agaciro ngo abuherewe mu modoka, nawe wakabufasha, kuko ndibaza izina pasiteri ni izina ry'icyubahiro kandi rikwiriye kubahwa cyane, rigahabwa n'agaciro karyo, rigakoreshwa kandi uko bikwiriye, hatabayeho gutandukira ngo umuntu abikoreshe mu nyungu ze bwite. ahubwo umupasiteri ni umushumba uragira intama cyangwa se ufite abashinzwe. amagambo nasomye muri Bibiliya avuga ngo umuyobozi cyangwa se umukuru, ubundi umupasiteri ni umukuru w'itorero, agomba kuba ari umuntu ubanza gukemura inshingano ze zo mu rugo, atari umunyarukoni, adakunda imiya, kandi atangirwa n'ubuhamya n'abo baturanye. uwo muntu rero niwe itorero rikeneye uyu munsi wa none. birantangaje cyane kuba twica hano, izo ntama zumva abantu bahanganye, niki kibafasha muri aka kanya? nakubaje wenda kugira ngo tuze kwinjira aho hantu ko turaza no kuhagera. nakubaje uburyo kimwakiriye ko Claude Niyonzima umuvandimwe wanyu mukuru yabonye inshingano zo kuba pasiteri. Twabyakiriye neza cyane, twabyakiriye neza kuko buri muntu wese aba yifuza kuva mu rwego akaba yagera mu rundi. Tuganira mu kiganiro yatubwiye ko atarakizwa yasambanye,
kandi ko mu bana yabyaye bose nta n'umwe ubayeho nabi. Mu by'ukuri byumvikane ko atarakizwa hari ahandi hantu yarari, mwebwe mwumva ko yakijijwe, ntabwo turi buze kugaruka mu mateka yahashize yiwe, twego turaza kwigarukira mu mateka ya nyuma, ariko mwumva ko yakijijwe ndetse mukanumva ko yabaye umushumba, niki kintu mwumvishe bibakozeho ku mutima? Byaradushimishije cyane, byaradushimishije. Buriya nawe iyo ufite umwana wawe cyangwa umuvandimwe akava mu bikorwa bibi cyangwa se mu kigare runaka yagenderagamo akayoboka inzira y'agakiza, biragufasha, biragufasha bikagukomeza kandi bikagira aho bikugeza. Rero ku giti cyanjye nkimenya ko yabaye pasiteri byaranshimishije, nanjye nitekereje numva ko hari byinshi agomba kuzamfasha, ngomba kumwigiraho. N'ababyeyi byarabashimishije, n'abaturanyi byarabashimishije. Ndumva rero mu magambo make byaradushimishije. Turashima n'Imana kubwe. Murashima n'Imana kubwe cyane, nguko yabaye pasiteri cyane. Ubwo ntimumeze nk'aho mwaruhutse umutwaro wari uremereye, atarakizwa ko ashobora kuba yarakoraga ibintu bihambaye, mukaba mwararuhutse umutwaro. Bwana munyamakuru yabonye ibyo, niyo mpamvu ntago washima Imana udafite aho yagukuye. Yararuhutse natwe turaruhuka, kuko hari imbuto yatwereye, hari umucyo yatumurikiye, hari n'icyerekezo yatuganishijemo. Ibyo ni byo gushima Imana. Ikindi twakongeraho, pasiteri ni umuntu ujya umba hafi cyane. Iyo ngize ikibazo ni umuntu nkunda kwiyambaza mu bintu byose, haba kumugisha inama, haba mu by'ubuzima bwose busanzwe. Ikindi mushimira, ni umuntu ufite impano y'urukundo, si ukumutaka kuko tuvukana, ariko ni wa muntu wakemera agatanga ibye byose agakora mugenzi we mu makuba. Iyo nshingano rero ntiyantunguye cyangwa ngo inantangaze, ahubwo icyo umuntu azaba kiba kimutegereje kuko aba yaragitangiye kera. Rero kuba pasiteri nshingiye no ku bikorwa yakoraga na mbere ataraba we, byo byaranshimishije. Nta bikorwa bibi yakoze, ntabyo nzi, nta muntu yagiriye nabi. Ngira ngo wabaza n'abaturage twabyirukanye aho twavukiye, ni umuntu bavuga neza, ni umuntu ufasha abantu bose, ni umuntu utangirwa ubuhamya bwiza uhereye mu mudugudu ukageza mu ntara. Ubwo nimvuga mu ntara twinjiye no mu nzego, nta kintu bamushinja, bamuvuga neza. N'uyu munsi Pastor Claude bamuvuga neza mu mayaga cyane rwose. Uretse ko hari amakuru agenda tugeraho ko wenda atera abantu ubwoba, ababwira ko nyine ari umuntu ukomeye mu nzego. Ibyo bintu ni igihuha, ibyo bintu bijya biba? Urakoze. Buriya umunyabwoba ntutaba mu bantu, cyangwa se n'ufite icyo yishinja. Sinibaza ngo umuntu atera undi ubwoba. Nimba uri umuyobozi ni byiza, uri umuyobozi kugira ngo umfashe, umpe serivisi. Ntabwo uri umuyobozi mbona ngo nirukanke ngo ngura wa muyobozi araje, ahunga umunyabyaha. Ubwo yamubona nk'utera ubwoba n'abafite icyo bishinja. Reka tugaruke inyuma gato aho Pastor Claude yabaye pasiteri. Yabaye pasiteri ryari, yabuhereweho, yabuhawe nande? Urakoze. Ngira ngo icyo gihe abuhabwa ntago nari bwaze mu mujyi wa Kigali, ariko ayo makuru narayakiriye. Rero ikirenze kuri ibyo, icyo nemera nuko ari pasiteri kandi yabiherewe ububasha. Ibirori warabitashye abahabwa ubupasiteri? Oya, ntago nabitashye. Ntabwo nari mari jewe, nawe nabyumvishije bampamagara, ati mukuru yawe pasiteri, ati Imana ishimwe. Gutyo nje nsanga nyine yambaye ikanzu y'ufisho. Oya, twe twabimenye, bise mama yari kuza ari umukecuru ushaje. Kandi nawe mba we niyo mpamvu nkubwira ngo ibyo guhabwa pastor nta muntu muri famille ruhari. Ntawe ruhari. Je sinari impari.
sinari mpari ntabwo bari bahari Kuko mutagiye. impamvu tutagiyeyo Cyangwa mwabyemeraga. oya ni ibintu bijyanye n'intuza buri iki wenda sinzi niba mutarakuriye mu byaro ubushobozi bwaho bujya bugorana iyo wakuriye mu cyaro hari ubuzima bwaho kugira ngo ufatishe ifaranga bisaba ko hari icyo ukoraho kugira ngo rya faranga uribone ariko abafite ubushobozi icyo gihe bari bahari kuba ntahari hari abandi bahabonetse kuba mugenzi wanjye atarahari hari abandi bahabonetse Yahawe pastor muri itorero. iryo torero ntago njya mbyinjiramo rwose mu mwihangane ibintu by'amadini nk'abavandimwe sinjya gusa icyo nzi cyo najyaga mwumva kuri radiyo abwiriza nuko kavuga ati umuvandimwe wacu arimo aratwikana y'umuntu cyane rwose cyane mwabonye wenda abantu barabyakiriye gute kuba Claude yarabaye pasiteri ndavuga muri quartier barishimye cyane abaturage ubu tugeze ku mayaga batubwira aya makuru cyane wahageze ku mayaga batuma unamukora abaturage kubera urukundo bamukunda no kumukikiza uraho bamuhobera gusa ahubwo ntawe undavugaga ibyo atazi bikanka ya ndirimbo y'impava ngo atazi iby'urukundo ntabwo baba babizi Pastor Claude apfikina uriya mugabo niba koko ibyo mutubwiye wajyura ubundi kera hari umusaza yawutubwira ngo nk'abantu mujya mureka umuntu arushya iminsi ati ufite umwanya yotsa iteke mujya mureka ahantu botsa iteke namureke yokeretse iteke wakora ibye akavura tubona kaguyera imvura ni umugisha pasiteri nonde pasiteri babuherewe rimwe. oya babuherewe rimwe Nambara Saturday na Pastor Claude baherewe rimwe pastor. barakoranaga kuko icyo gihe nk'uri umwana isubira inyuma ahabwa ubu pasiteri njye nayo ndwaye amenyo n'indi kwa muganga urumva ariko aho nzanzamukiye bambwira ko Claude yahawe ubupasiteri ndavuga ati Imana ishimwe nibwo nateze nzi Kigali njya kwa mushiki wanjye uba hariya Nyabisindu arambwira ati Claude yabaye pasiteri ati twaranabutaye tunywa n'amafanta ati twarishimye ndavuga toke turi gushaka kuza guhamagara uyu mugabo Bosco kugira ngo tuze kumubaza wenda ibindi bize kuziramo inyuma ariko uyu mugabo Bosco yavuze ko Pastor Claude yashatse abagore niba ari 7 niba ari 5 simbizi mwebwe wenda abagore muzi bashobora kuba barabyaranye na Claude reka ne kuvuga ko bashakanye n'umwe ari nawe batandukanye yego ubwo we yabivuze arabizi bya byiza mumuhamagaye akabanza akabasomera ati umugore uyu n'uyitwa runaka undi yitwa runaka none twavuga ati nibyo cyangwa arabeshya ariko se mwebwe abo muzi ni bangahe ndetse umugatunga abagore bangahe katunga umugore umwe umugatunga umugore umwe nka kumwe mwatubwiye ko umwana wa mbere yamubyaga ahita yiyizira Kigali akaba yo yakoreye ubukwe nyine ibyo biba byararangiye ni nk'uko bavuga ngo imyaka yashize siyo y'ubu nari ufite 20 muri 25 ibintu bigenda bihinduka rero nawe warabyumvise ko afite abagore barindwi iby'inyuma tubyihorere nawe warabyumvise nawe wigeze ubyumvaho ntabyo numvise kuko jye wonzi n'umwe wonzi n'umwe wenda reka twibarize umuvandimwe wo hirya ntabwo wigeze wumva amakuru ko wenda hari abagore babyaranye na Claude ayo numvise kuko abaye yabimbwira nta nubwo nakererwa mbyumvira kure kuko ni umuvandimwe wanjye ubwo icyo atambwiye nta gihari ubwo rero nitandukanije n'abo bavuze abo bagore ubwo barabazi bo barabamushyingiye kama ubuse duhamagare Bosco reka tumuhamagare wenda tumubaze byinshi ku bijyanye na biriya yatangaje yego n'aba ngaba biyumvira bibaye byiza Mamati Claude avukana n'abantu bangahe nde nande ashaka kutamenya bavukana ariko kubera iki duturanye
gute nayoberwaho muvuka kugeze je abo bavukana mbazi abo ngiye duturanye bagize ngo nzi Kuki bafite se abana banga ikije mbazi bashiki reka turagira ibyo tumubaza turamubaza turagira ibyo tumubaza ibijyanye n'ikiganiro ndetse n'ibyo yavuze mu byo yavuze nibyo turi buze kugarukaho cyane. Halo. Pastor mwiriwe neza. Halo. Oui. Pastor mwiriwe neza. Halo. Yego. Ni Vitali nari mbahamagaye ndi mu kiganiro. Nitwa Vitali nari mbahamagaye ndi mu kiganiro. Nari mbahamagaye ndi mu kiganiro. Numvaga nifuza kugira bimwe mu byo nababaza mu kiganiro mwatambukije ku munsi w'ejo. Imbere yanjye nari ndi mu kiganiro ariko numva nifuje kuba naganira namwe ku byo mwatambukije mu kiganiro. Ko nari kukumva neza. Sinzi ko biri buze koroha ariko ndi kugerageza kuvuga cyane. Impamvu ni connection ikikagurika ariko ubu muri kunyumva? Ndakumva biri kure ntacyo mbwira. Okay. Hanyuma nifuzaga kubabaza Claude Niyonzima mwatubwiye ko mumuzi mu kiganiro n'abavandimwe be murabazi? Claude Niyonzima? Yego. Ndamuzi nk'umuntu w'iwacu. Kandi nk'umuntu twagiye ndatugira ibihe byo kubana. Rero ndamuzi. Yego. Ibyinshi mu byo mwavuze mu kiganiro twaturi kugana n'abavandimwe be yewe barabihakana bavuga ko wabeshye. Byinshi mu byo wavuze mu kiganiro twaganiraga n'abavandimwe be mu kiganiro batubwira ko wabeshye. Sinzi ikibazo aho kiri ndumva bikika ntakumva. Buse mpindure telefone sera? Arawugira nkakumva bishobora kuba ari rezo cyangwa yashyizeho mparirere cyane. Reka duhindure telefone. Ntacyo. Nimero ye ni yangira sarazama. Ni 078 52 karindwi kane gatatu icyenda. Oye wanditse kane gatandatu icyenda. 5 kabiri karindwi kane gatatu icyenda. Halo. Yego. Twari duhinduye phone ariko nizere ko ubu muri kutwumva. None ubu ndi kukumva. Yego. Twari turi mu kiganiro n'abavandimwe ba Claude. Witwa Bugingo na ngeze ntore murabazi? Ngeze ntore. Okay. Hanyuma mu byo mwavuze mu kiganiro ibyinshi muri byo babitewe twasi baravuga ko mwabeshye. Bavuze ko wabeshye rwose. Hanyuma turibaza ngo niki kintu ushobora kuba upfa na Claude cyatuma umubeshyera ibintu bingana kuri iki. Ni nk'iki bavuze ko nabeshye se byibuze. Hanyuma ndaza guhera ku nkomoko y'ababyeyi ba Claude mwavuze ko ari mu Burundi babihakanye bavuga ko ari inkomoko yabo ari mu Rwanda. Rero reka nkubwire. Icyo kiganiro cyatambutseho nicyo cyaciye ku Manoro TV, inkomoko yacyo niyo ngiye guhera. Yego. Inkomoko yacu urebye n'icyatumye tugikora ni icyo kiganiro kigeze gukorera ku Isimbi. Hanyuma ikiganiro yakoreye ku Isimbi avuga yuko inkomoko ye ari muri Tanzania. Yego. Icyo kiganiro kimaze imyaka ibiri.
gitambutse ku isimbi noneho yewe nandikaho komanteri kuko Claude ibyo bavuga yuko yavukiye Tanzania ababyeyi be ngo ntabwo ari inkomoko yabo ari abarundi ibi ni ibintu bihari kuko naho dutuye harahari naho tuvuka harahari kuba rero ababyeyi abavandimwe be baza kubihakana kandi n'undi tutagiye kuri tere seko ngewe nicyo ari kigambiriwe si inkomoko yari kigambiriwe ahubwo ni uwo yitwa we mu murimo w'Imana ntabwo icyari kigambiriwe ari inkomoko rero abo babikubwira yewe ubwanjye ejo ikiganiro sinari nanazi ko bagishyizeho yego nyuma Claude yarampamagaye ambwira ko ibyo twavuganye yambwiye agiye kumagurukira agiye kubonana nanjye jugujugujugu ndamubwira ni rero twararera ngo ndakuze icyo wumva ugambiriye iyo ari cyo ukora ariko icyo ntabwo twagiye hariya tugiye kwirata ko mvuka ibunaka nawe uvuka ibunaka ahubwo twagiye hariya ku bw'ishyaka ry'umurimo w'Imana yego niba witwa pasitori dukomanta ku biganiro wagiye ugira hanyuma dusa n'abantu bateranye amagambo ngo yewe ndabwira nti rero wowe uri kuvuga yuko wavuye Tanzania niba mu mikurire yanjye narakuze nkureba kandi muri za 80 wowe ukavuga ko waje muri 94 yego ngo ngewe ngo Didasi ngo si data ngo ni data wacu niyo yaba so wanyu ngewe icyo navuze ko aho nagukuriyeho uwo nabonaga nka so ari uwo nguwo niyo mpamvu namwise so kandi n'ubundi ni umuntu wese wakuza kubona amungana muri abana mwese nta handi hantu yashakira inkomoko yawe ibyo twabivuganye nimugoroba kuri telefone rero ko abandimwe baza kuvuga gutyo buri hari ishema riragora umunyarwanda we yaracuranze ngo kubaka izina sumukira rero icyo ni ikintu gihari kuko tere irahari kujyayo ibintu byose uko byubatse kuko n'urugero ndi bugwe niba we mu kiganiro yakoze ku isimbi icyo ngicyo cyagikomantaho yaravuze ngo mama we yaraje ngo abikigembe muri famiye wakwibaza ikigembe muri aho yagiye ikigembe noneho nari iwacu ni n'ibintu bitandukanye si n'imirenge yegeranye si n'uturere twari icyo rero nicyo giwe nagaragaje yuko aho batuye harazwi aho yakuriye harazwi abaturage b'iwacu baramuzi sibyo yego ntabwo ari umuntu naba nahimbye abaturage bose baramuzi izina bamuzi wenda navuze nti ugezeyo uzagenda uvuga Niyonzima Jean Claude benshi usanga barizi bamuzi ku izina rya baravuga yego noneho duhita twinjira mu biganiro aho twagiye gukomantaho ku murimo w'Imana niba waragikurikiye icyo kiganiro dukomantaho ku buryo yagiye kwa Sarongo dukomantaho ku biganiro bindi yagiye akora niba icyo kiganiro cyabaye hanyuma mu kiganiro abavandimwe be bari no kukumva batubwiye ko atigeze yiga na rimwe mu Rwanda ahubwo uwo wavuze mwiganye ngo ni murumuna we icyo nakubwiye muri uru ruhando turimo rwa social media ari we ari nanjye twagezemo kubera kuvuga imirimo y'Imana sibyo yego niba twaragezemo kubera kuvuga imirimo y'Imana nta nyungu zirimo kubeshya abantu abo turi bo tutari sibyo niba aho ngaho nuko yenda urubuga turiho rw'abantu bize kurwanamiza utagize winjire mu biganiro bindi yagiye akora sibyo niwinjira mu biganiro bindi yagiye akora urebe kuri komanteri zirimo kandi sijye wazanye nanjye nazibonye ejo bundi turi gukora ikiganiro noneho nuza kureba izo komanteri zindi zirimo nizo uri bukuremo igisubizo cy'ibyo abo bavandimwe bari kukubwira waba wibuka mwaba mwibuka pardon uri busangemo n'urugero nk'ikiganiro yakoze ku Isimbi TV kimaze imyaka 2 avuga ko yavuye Tanzania n'iki ujye muri komanteri ujye mu kiganiro yagiranye na Asia ujye muri komanteri
n'ibindi biganiro yagiye akora ujye muri komanteri hari komanteri uri bukuremo kandi si jyewe wazanditse si jyewe wagize gute uze kureba neza uraza kwikuramo igisubizo cye kiri kumbaza kuba rero abavandimwe bahakana kubera ko nawe yaneguje yuko nanjye ngo agiye kunsenya nta kibazo mfite kuko nta kompetisiyo turimo icyo duharanira twavugaga ni ibigendanye n'umurimo w'Imana. Waba wibuka umwarimu wabigishije? Harimo n'abitahiye ariko ni urugero umubajije ni uko nawe yabyirengagiza iyo umuntu atangiye guhakana ikintu akabaza uwitwa Karihanze n'umudamu wa Nyensi witahiye Karihanze uwo yagiye i Burundi kuko yasubiye i Burundi. Abo ni abantu bari banaturanye batwigije bari baturanye niho urabona uko ubu nyine basubiye i Burundi. Hari nyakwigendera wisinziriye yahitanwe na jenoside mani muheruko ridashira witwa Bureriya. N'abarimu batwigije kurwanamiza. Rero iyo umuntu atangiye guhakana ibintu bihari sibyo iyo umuntu atangiye sinajya gukompeta n'abavandimwe be kuko burya umuvandimwe n'undi kandi umuntu yamaze kuneguza icyo agiye gukora bashobora no kukubwira n'ibindi. Hanyuma batubwiye ko mu by'ukuri watubwiye ko Didas ari we papa wa Claude ariko babihakanye babitera utwatsi bavuga ko Didas ni se wabo wa Claude. Byumvikane ko se wa Claude amaze kugwa muri Tanzania mama we yagarutse mu Rwanda. Ndimo ndakubwira ibyo batubwiye. Agarutse mu Rwanda murumuna wa se wa Claude aba ari ushaka mama wa Claude. Ni muri ubwo buryo Didas ari se wabo wa Claude niko ukurikira ikiganiro kuri icyo gisubizo. Icyo nabwiye umunyamakuru ambajije icyo kintu naramubwiye ngo niyo yavuga ko Didas ari se wabo kuko jyewe Claude ndutaho ariko icyo navuze ngo niba narakuze musanga aho ngaho kandi we akaza kuba ko yaje mu Rwanda muri 1994. Yewe yaje mu Rwanda muri 1994 jewe mbere ya 1994 narabonaga Claude nkamubona nk'umwana dusa nawe twakuranye ndutaho imyaka mikeya yego ngo yaje 97. None se ubwo ibi rero nawe turi buhurize kuko jewe niba muri 80 na 90 naramubonaga ndetse na nyina aho ngaho sibyo na nyina yarashakanye na Claude ariko aba mbese ari umwana mu rugo agakura wagabwira ko yaje 97 kandi yewe naramubonye mbere yaho aho niho tutari buhurize rero. Mbere yuko wenda naza kwakira abana bavandimwe bakagira wenda nk'ikintu bakubwira batubwiye ko ngo kugira ngo uzi Kigali ngo ari uko ngo wafashe ngo umwana muto ku ngufu ngo umutera inda hanyuma ngo bakwatira indezo ngo bituma uzi Kigali. Ibyo bintu ni ukuri barabeshya? Igisubizo nakiguha kuko nawe ibyo ngibyo umuntu akubwiye ngo nzagusenya n'uyu mwanya ntabwo wowe uri umuntu mukuru kandi muri iki gihugu kigenza ibyaha sibyo uri mukuru nube ejo bundi narindiyo ikintu nk'icyo wagikora ugasubira kuri iyo tere nakoreye y'ubukwe nabukoreye Kamonyi buracya njyayo ubu sinshobora nyoboye ndi muri koperative y'abahinzi b'umuceri ndi umwe mu bayobozi. Iyo kese wayikora kuri tere tuvugishije ukuri n'ejo bundi kuwa gatanu narindiyo nagiye gushyingura mubyara wanjye sibyo bavuga ko wasambanyije umwana w'imyaka 16 warerwaga n'umukecuru ubundi uhita wizamukira. Jewe response ndi kuguha niyi ngiyi wakora dega nk'iyo ngiyo reka mbite muguhereza muvugana n'umwe mu bavandimwe be yego wakora dega nk'iyo ngiyo ugasubira kuri iyo tere bikakugwa amahoro. Ntabwo nshobora kumara 2 semaines ntagiye iwacu n'ejo bundi kuwa gatanu narindi ugiye gushyingura umuvandimwe twari twapushije ndeja n'ubu ngubu ubwanjye uyu munsi ni kuwa kangahe uyu munsi ni kuwa gatatu n'ubu vendredi nzaba ndiyo najyanye amafaranga y'ababagara umuceri nta munsi ntajyayo mu makwe nta munsi ntajyayo n'ubu ngubu ejo we narindi yo mu Gitera. Mu by'ukuri hari igihe umuntu ashobora kuvuga ibyo kuko ubuze icyo tukinka rwa ngo dore urucebe rwayo
ariko aho hantu wakoze itega nk'iyo si ahantu wakwigaragambya n'importe comment. Mwatwemerera wenda umwe mu bavandimwe cyangwa se bano bavandimwe turi kuganira bakagira icyo bakubwira? Niba ari icyo ashaka kumbaza nambaze kuko ari utuntu ndi gukora kandi nihutaga. Yego. Bosco uraho neza? Mahoro y'Imana bane nawe. Yego nawe muhorane. None se Diodoni yavutse kuri nde? Diodoni yavutse kuri nde kuri mukobwa mushiki wa Kadasi ndamubyaje gahita ajya Kigali? Ni Yesaya cyangwa ni Bosiko? Oya, ikibazo ntigisubirishwa ikindi, ndakubaza nsubiza. Diodoni uraho mushiki uriya Kadasabere nyirarume hano impande yo kwa Visene, ntabwo uriya mukobwa aramuteye inda baza kumuguha umwana ugahita utoroka ukajya Kigali? Ibyo mvuga ndimwe ndabivuga rayifu, ntawe niwe ndabivuga nihishe, urumva mbivuga nka ni ukuvuga ngo ubu turi 2020 na kangahe na gatatu. Diodoni afite imyaka ingahe? Turanaturanye noneho umva tujya tuvugisha uko ntimukagende ngo mwigira abere. Ubanza unsubize ikibazo ntigisubirishwa ikindi, je nsubiza ibyo nkubajije wimbwira byinshi mbwira ati sibyo. Icyo abivugaho nyine icyo mubaza ni yes kumbwira Diodoni sibyo mubaza kawo Diodoni uba Diodoni nzibo Diodoni mbwira ni Diodoni uyu no wabyanye n'umwana wo kwa Bernadette w'umukobwa macibiri. Uriya Kadasa kuri kiriya mukobwa se wamubyaje mwiga mu baririmbye kurwanamiza? Tangira turamanuka ntuvugishije ukuri ko umanutse ku mayaga, reka badutegera imodoka duhurireyo kuko amahasabyinirwa aho yavukiye, sibyo? Tugiye tuvugisha ukuri. Niba uri pasiteri mena umuceri hasi wature ibyati bya byose nakoze ndabyanze mana kuko binteranya nawe uvuga ati giye kuba naba pasiteri nkambara karuvati nkajya imbere y'abaturage nkajya ku ruhimbi nkabwiriza, ntandukanye n'ibyaha by'umunsi byo kusebya. Ikindi cya kabiri ugenda uvuga ngo data ariho, waramuzuye uramufite. Tujya tuvugisha ukuri. Ni nkuko nakubwira ngo sare hatariho, kuki mwagiye mumenya ibyanyu ntimumenye iby'abandi? Banzu uceceke wumve nkubwire, mena umuceri wumve njye nkubwiza ukuri. Ngaho vuga oya vuga. Umwanya ni wawe pastor. Umwanya ni wawe pastor. Umva nkubwire muvandi. Ngewe iyo umuntu atangiye kudondobekanya amagambo kuko abo bantu ndabazi ni umuntu udashaka ko umuha ubusobanuro, sibyo? Halo. Yego turakumva. Niba umuntu akubwiye ikintu ukamubaza icyo ari cyo umusobanuza aho ntashaka kumusobanurira icyo kintu icyo ari cyo, nawe uri umunyamakuru mukuru wihitiremo, sibyo? Icya kabiri nakubwiye ngo niba umuntu akubwiye ko yakoze ikintu nk'icyo, naguhaye ibimenyetso ku bindi biganiro byagiye bitambuka, wirebere komanteri wirefereho. Icya gatatu naho umuntu yavuga ngo wakoze iki, sibyo? Yego. Jewe navuga ngo mperuka kubepfira muri 2004, sibyo? Uko amakuru yose ateye nubishaka ko n'abanyabinyoma nubishaka ko tuvugana atari live uze kumpamagara jewe ndakubwira we noneho nguhe n'amakuru umanuke ugende ugereyo wikurire y'amakuru kuko jewe guhangana niba ndi umukozi w'Imana ntabwo nshaka guhangana muri social media. Ndi kuri social media kubera umurimo w'Imana kandi kwitwa ko mvuka hana sibyo bizatuma Imana yitwa Imana, ahubwo ubundi we nicyo byatuma Imana yitwa Imana. Rero iyo umuntu atangiye guhangana bene ako kagendingira nkakubwira ntubwo niba twari tugiye guhangana sinkeneye guhangana, icyo navuze kirahari. Nabo bantu ntabwo ari bo baturage bonyine bahatuye, ni ibintu bizwi. Rero ndumva ni nabyo nabwiye umunyamakuru w'impanuro, niba twarajyanye ntabaye nkamwereka iwabo w'uwo mugabo, sibyo? Namwereka iwabo w'uwo mugabo kubera kuntabara ataya amakuru turayakeneye akaba ariho. Ikindi cya kabiri kuvuga ko ari se wabo bakemera ko atunze nyina egare kwemera ko arabo muri karitsiye,
sibyo uri kose kweruye niba biri mu kiganiro yego umuntu nakubwira ngo umuntu ni data wacu ariko atunze mama turebe hirya y'ibi bintu ni ukuvuga ngo nyina arahari abana n'uwo niba ari na se wabo niba ari kabivuga sibyo ariko ikibanze turaza gushakamo ukuri kuko ntawe uvuga ameza mabi ahari nituza kubona ko uwo mubyeyi yashakanye n'uwo akitwa se wabo ni uko bari kumwe kandi barerewe muri iyo karitsiye kuko barezwe na nyina ntabwo yabataye hari ikindi se ndumva tutisha imirimo myinshi naho ibyo guhangana tuveraho uzanshaka ubwawe tuganire bosiko ku cyo wamweretse iwabo wa korode ntumwereka aho wabyaye oya tujya tuvugisha ukuri iyo ukora ibyaha jya ugaragaza byose uvuga ati dore haranateye inda ubu narihannye n'umwana naramwanze kandi arahari n'ifotokopiya n'ubu bajya kubapima wowe ntiwabyihakana ntiyaje i kigali yibye igare ry'umwana wacu umuhungu wawe reka tuguhe umugabo uri kurera umwana wawe wabyaye hanze pasita Hello Bosco uraho nitwa Hakuzaremye Samuel cyangwa se bitaga Nyabuhinja ku kabyiniriro oya humura ntawe uvuga ibyo ashaka ahubwo icy'ingenzi ni ugukiranura abavandimwe nta mpamvu yihangana reka mubwire rero urumva samwe donc mukuru wawe amvugisha nimugoroba sinzi nawe mwari muri kumwe nta nubwo duturanye ntuye Kicukiro yes na mu gitondo amvugisha ntago sinzi niba mwari muri kumwe ntago twari kumwe rero kuba uyu munsi hari ibyo twavugana kano kanya nkurikije ibyo yambwiye ntabwo ndi gutungurwa n'ibyo muri kumbwira oya ariko ibyo umuntu avuga bitandukanye n'ibyo ntiwizera Imana se noneho nyine uretse nsoza aka kantu niba turi muri social media ukuri guhari ni ukuri wowe nuko yenda ushobora kuba mwatangira ikiganiro hagati mutamenye imvo n'imvano y'ikiganiro njye nabikurikiranye nabibonye imvo n'imvano y'ikiganiro ni ikiganiro we yakoze mbere icyo ntacyo nabonye kindi niyo yagikoze hashize imyaka 2 kibayeho iki kiganiro yakoze mbere nicyo gisa n'icyahagurukije ibyo byose noneho mukumbaza niba wakurikiye ikiganiro wumvise ko wambajije kuri komanteri twanditseho izo komanteri harimo n'abandi bagiye bazandikaho benshi sigiye bagenye nukurikira ikiganiro noneho rero bambaza ku bigendanye n'uburyo naba muzi ngaragaza uko aho muzi kavukire uraza gukurikiranamo yuko no muri Kigali twabanye nabibonye si sawa aha ibyo rero bimaze kurangira gutyo noneho twinjira mu by'umurimo w'Imana nk'uko wakorwa ese umuntu urebye harimo n'imirongo myinshi yo muri Bibiliya ikibanze rero nkubwire Samuel ntabwo twari tugamije gusenyana ngo twirate ngo tuvuka hana ikibanze bambajije uko tuziranye uko muzi Samuel wowe ndakuzi yenda ugicisha amacyuka ukumva niba umuntu ukuze ugenda umubonye ugakura ukamubona mukagenda mugendana none se niba avuga ko yavuye atarahari noneho akaza mu kiganiro cya mbere wahakana yuko nta n'umuryango agira nyina ari ikigembe sibyo ni naho havuye ibyo mvuga ko nyine ari kurwanamiza kwa Didas nukurikira icyo kiganiro cya mbere ubwira umunyamakuru akigushakira jewe ndagaragaza inkomoko kandi nawe arabyemera ko umukecuru ariho ari sibyo ambwira ko uri ari se wawe ambwira niyo yaba ari so wawe sibyo nje nkaba wumva ko twavuganye mu gitondo jewe nawe niba uvuga ko ari so wawe nkaba ndi kuhabona umubyeyi wawe nkabona abavandimwe nkabakuriraho ibyo nibyo biri buza nihangana none se ntabwo twasoreje nyine rero reka nkubwire hari icyo yambwiye mu gitondo
reka murindire akora icyo yambwiye. Oya Hanyuma kuba turi mu kiganiro. umva Bosco. Sawa. Kuba turi mu kiganiro kiri live. Yego. Ashobora we ubwe. Nashoje n'ikiganiro mvuga ngo haracyariho byinshi byo gukora. Sibyo? Yego. Kuba yajya hariya ikiganiro yigeze gukora amvugaho avuga ibiki n'ibiki. Uyu munsi murimo muravuga ngo nakoze iki. Jewe ndamanuka nkajyayo ejo bundi umudamu wa Manzi yapfuye twariyo dushyingura. Ubushize nakoreye igiterane ku Rwanda. Erega icyo si cyo kigenderewe. Ngewe ikigenderewe ni ikirere. Ikigenderewe ni ubwami bw'Imana, uwo yitwa we n'uwo nitwa we, uburyo dushobora kwitwara mu murimo w'Imana. Ntabwo ikigenderewe ari ukujya hano ngo mpanganye namwe muri iyi system. Nta guhanganye nanjye uko byita ibyo ntandukanye nabyo ntacyo dupfa. Sibyo? Uzashaka ukuri usibye abangaba baza bagakora ibiganiro ngo bibonere views kandi views nibo zinjiriza. Uzashaka ukuri ntabwo hari kure ni mu Rwanda azamanuka azaza afite ukuri kuko ubwe nitujya mu kiganiro yagiye akora no kwivuguruza no gukigembe ubusoro azava mu kuri. Reka rero turekeraho nikorere n'ibindi kuko ngewe buriya sinjya menya gusa nuhanganisha abantu. Hari akantu nagira twahuye nawe inshuro imwe ebyiri eshatu. Hari akantu nagira ngo nkubaze bunyihanganiyeho gato wenda ntituvuga byinshi. Bosi kuranzi unzi kuva nkiri umwana uranduta. Ariko hari ikintu nagiye mbona ku nkuru wagize nkabona harabayeho kwibeshya. Genda bivuga rwose nk'umuturanyi cyangwa se nk'umuvandimwe nk'uko wagiye uvuga ati dufite abaturage duturanye nabo ibyo bintu babivuga. Ariko mpagaze ku maguru abiri nkahagarara ku kuri kw'iyo nemera nawe wiringira. Wahakana ko Korode atavukiye muri Tanzania ko jye mbizi n'abaturage babizi ko babazanye ari abana wenda tukabarera. Urumva? Wahakana ko atavukiye muri Tanzania cyangwa wabivuze wenda utabizi. Hari igihe wenda akurikira inkuru ahereye igihe yabonye abavandimwe muri urungano akaba ari ibyo uvuga. Kuko hariya usubire mu kiganiro kiri ku mpano. Hariya urabizi ko twahaje muri 82. Sibyo? Yego. Tuguze no kwabona. Ndabizi. Sawa? Uvuze ijambo ryiza uti niba yaravukiyeyo babazanye ari abana baraharira. Sibyo? Icyo nicyo kintu cyiza uvuze. Nibyo nabwiye umunyamakuru ndamubwira nti jewe ntabwo yarambajije atese ati none wasanga bafitanye isano ngati. Jewe ntabwo ndi butinde ku isano ya Adidas na Korode kuko Korode aranduta. Oya Korode waranakuruta kuko wenda nimba ubizi neza banzu byibuka. Banzu oya uribuka umugabo itabari gubundi uramwuzi. Bari gubundi niwe wazanye uyu macuti uyu turi kumwe mwavuganaga. Sibyo? Asigayo Korode na Sibomana n'abatakanwa. Sibari batatu. Oya wacu ntibari banese. Haje mashuti niwe twakuranye bamuzana ari umwana muto yari umucuko. Ndetse no mu kiganiro wagaragaje uvuga ko umuntu warwaye amavunja ndabivuga nk'umuntu ugize n'uyu macuti niwe wari warayarwaye icyo gihe umwitiranya na Korode. Ibyo nkubwira n'ukuri je nk'umuntu ubizi ntacyo mpfa namwe ahubwo nkeneye kugira ngo mbunge nk'abavandimwe. Yambo Korode rero yaje akuze yaje ari mukuru nta n'ishuri niri yigeze yiga mu Rwanda ku buryo n'abantu bajyaga bavuga ngo ntiyize kuko bamubonaga gutyo ariko nta shuri niri yigeze yiga hano mu Rwanda. Rwose wenda uze gucukumbura singuhisha dufite abaturage ndi n'umwana mwese murananduta ariko ndabizi pe nabangeze barabizi n'ababugingo n'abaturage duturanye urugo ku rugo ntago nakubeshya rwose Bosco nta n'inyungu ibi mbifitemo uri umuvandimwe. Uzi kiza samwe
jewe nkunda kuvuga ijambo rikomeye nk'uko wabivuze mbere navuga ngo ntabwo nongere mbikubwira ntabwo ibingibi turimo aricyo biri bubyare oya birakibyara dukeneye ubuvandimwe niba uyu munsi wa none nk'uko bivuze uti baraje bahagera turabarera baraharebera yego jewe umuntu iyo ukuze ukura ibyo ubona nibyo ufata nibyo ukurana nabyo nibyo ufata nk'ukuri sibyo jewe rero niba ukuze ugasanga abantu ubaha agaciro nk'abantu aha rero niho nabwiye Bosco ijambo navuganye nawe Claude niba turi abakozi b'Imana ihangana ntacyo rimaze uvuze ijambo ryiza ko baje ari abana bakarererwa niba narasanze umubyeyi agaragara nk'umubyeyi wabo sibyo reka nkwereke inama ya nyuma agenda agiye sibyo umva inama ya nyuma ndayibagira muranduta ariko ndi muto ntago ndi gito dore inama nyuma y'izi mikoro muzashakane muganire nimba hari ikibazo gihari mugikemure ariko muba bavandimwe mwubaka umurimo kuko mufite intambwe mwateye mwe kuturusha hari byinshi tugomba kubigiraho nk'abantu bafite inshingano yo kuragira umukumbi ibyo ngibyo ni nabyo byakubaka umurimo w'Imana bitewe naho uvuka abantu bakamenya ngo natwe iwacu havuka abakozi b'Imana ibi ngibi ntacyo bizagezaho umurimo w'Imana aho tuvuga ko bazamabonye babanye n'ubundi bahora bahanga sawa murakoze reka umva Bosco rero nkubwire ibyo Samuel akubwira sinzi ibyo akubwira nawe ko n'umwana ibyo akubwira urebye ibirenge byanjye ni umweru ariko si ngombwa kwicara mu bantu mukicara gera nagikurikiye ikiganiro cyaguye nimugwa kugeza mu gitondo naraye nkwigaho kugeza na amasasi ndakubona yekeka duhagararanye niho tuzanje no muri ribu ugenda ajyamo kuko ifoto nayiboye n'ibyo yavuze je naje nteze nzi yuko mugiye kunyereka papa kandi papa nzahashyinguye neza nzagenda mbajyane nimva nyifotore nyizara cyambwira umuntu ayoreze kuri WhatsApp rero gutinyuka hora ngo Claude arabeshya ibintu byinshi data umva banze utega amatwi untera inkunga ndi kajoriti ntayo nkusabye asa gukupa habaye hazamo ibintu bimeze nkaho ari hangana ariko gusa reka wenda tuvugishe wenda ku bantu badukurikiye reka tuvugishe uwitwa Bugingo uwo bivugwa ko Claude yibye ihene kugira ngo azi Kigali sibyo nibyo reka tumuvugishe wenda muraho neza muraho nitwa Vitali turi mu kiganiro twari tubahamagaye tugira ngo tubabaze ku ihene witwa Claude Niyonzima yabibye agiye kuza Kigali yewe nanjye nitwa Bugingo Yohana yego nturanye na se wabo wa Claude Niyonzima uregeranye ndetse n'ubu turi kumwe rwose pe twegeranye hamwe n'ubu turahagararanye mwamuduha akaza kudusuhuza yego ndaza kumubaha ariko rero Claude Niyonzima ajya kuza aho i Kigali rwose ntabwo yigeze anyiba ihene ntabwo nigeze nibwa ihene rwose Kongo banganira iki arashaka kunteranya n'abaturanyi n'imiryango rwose ni ukuri ntabwo niba yaba nyumva rwose banganira iki uwo mwene Bizimana arabeshya cyane ntabwo Niyonzima yigeze anyiba ihene ubona nk'umuntu mukuru ari iki kintu cyaba kiri gutuma wenda abeshyira Claude kuba yaba yaribye ihene yawe ubona ari iki kintu cyaba gihari nk'abana bakuriye mu biganza byawe nk'abana bakuriye mu biganza byanjye nabonaga ari abana beza ari nabanganira icyo rwose yari umwana mwiza na Niyonzima nabonaga nta kintu rwose bari bafite gupfa ariko kuva bakatuva iruhande bakagenda numvise iryo barariguye none ahangaha babimbiye ngo Niyonzima ngo ajya kuza i Kigali ngo yanyibye ihene ariko nuko ntabwo yigeze anyiba ihene ntabwo niba nta n'uwo yigeze niba nta n'umuntu rwose no ugira icyo amuvugaho
ahubwo naje guhura n'uburwayi bw'indwara y'igituntu burandembya amba hafi cyane nk'umwana wanjye mbese nk'umwana wanjye yagiraga gutya mbere yabanje kuza kunsura asanze nagiye kunywa imiti ati reka ngo usigire isukari y'ibihumbi 5 arongera kuko nari mfite telefone akajya anyohereza yanyohereje amafaranga menshi muri ubwo burwayi bwanjye kugeza n'uyu munsi Claude Niyonzima n'umwana wacu tutagira icyo tuvugaho tunabaraho rwose ntabwo yiba nta n'ubwo yanibye ndetse ku buryo yigeze no kwiyamamariza ubudepite urebye ukuntu ino twari twagiye gutora kuko yari muri PSD gusa sinzi n'amajwi yaba yarabonye ino mu murenge wacu wa Busoro ariko yarayabonye menshi nk'umuntu uzwi nk'umuntu udafite ikintu kiri azwiho yamubesheye rwose ahubwo gusa ikintu bapfa nanjye ndumva kinyobera none se ubu bose ko hari ba pasitoro Imana ari imwe kuko ni ukuri ahubwo ntamwe yaba nari mbegereye noneho bambabaze ngo mubaze ubwo gushaka kubeshyira umuntu gutyo kandi ambeshyira nari kumubaza nti rwose banganira iki umwana wa Bizimana kuki ubesheye Niyonzima ngo yanyibye ihene kandi atarayibye ubwo uzahamagara bano bana ubacyaye none se waduhaye uwo mubyeyi Didas akadusuhuza niba ntacyo byabitwaye dore ko turi kumwe n'abana be mu kiganiro muri kumwe n'abana be ngahe ndakira akira muraho neza mubyeyi yego nitwa Didas niwe mvugana nawe wewe witwa nde ngewe nitwa Vitalinde umunyamakuru yego mama twari twifuje kubasuhuza ko twaturi kuganira n'abana banyu mu kiganiro yego kuri bimwe mu bibazo twari turi kwibaza by'umwana wanyu Niyonzima Claude yatubwiye ko uri se wabo kandi tukabona andi makuru ku ruhande avuga ko ari wowe umubyara ese koko hagati aho ngaho kuri nuko oya nta kukubwira se wabo ahubwo ndi rimwe na se muvi ndimwe ubufi yego usanga igisoko imwe ariko tiyo wabyaye Niyonzima murakoze cyane mu by'ukuri rero ku bantu twatangiranye kino kiganiro turaje tuvugishe nibiza kudukundira muraza kumva wenda kimwe mu kiganiro turi buze kugirana n'abaturage cyangwa se na bamwe mu bantu batuye muri uyu mudugudu muri iyi quartier ariko mu kiganiro twatangiranye n'abavandimwe ba Niyonzima Claude baduha ubuhamya bw'ibyo bumvishe ndetse bukuri bafite turi kugana ku musozo reka mpere ku muvandimwe wo hirya ubutumwa waha abantu badukurikiye cyangwa se watanga muri iki kiganiro n'ubu murakoze bwana munyamakuru umunyarwanda yaciye umugani ngabwirwa benshi akumva beneyo ngira ngo inkuru y'umwe iratuba ku byo nakubwiye hari byinshi nawe wisesenguriye nk'umunyamakuru icyo nabwira abanyarwanda bose baduteze amatwi n'abakurikiye ikiganiro ku Mpemburo TV nababwira ngo mwirinde kubeshya umuntu ajya avuga ijambo yahagazeho kandi azasubiraho abavuga mwami bose si kari abana b'Imana ariko ntidukwiye no gutesha abantu agaciro ku nshingano y'umuntu yahawe ariko iyo nshingano uyihagaze mute ntago waba uri umusirikare ngo urinde abaturage nawe ubwawe utirinze ntago waba pasiteri ngo uyobore umukumbi ababwiriza ubutumwa bwiza nawe ubwawe butarakubwirije rero reka mvuga ijambo rimwe reka buri muntu wese wumva iki kiganiro amenye ko ibyavuzwe ari ibihuha ari ibinyoma tutarasobanukirwa neza uyu munsi wa none ni iki cyabiteye ni iki byari bigamije rero ni harabika ni isebanya
sinzi nimba ari views yashakaga, sinzi nimba ari uguhangana mu murimo bakora, ariko icy'ingenzi ni ubuvandimwe. Reka dukundane kuko iyo batwigisha Imana ni urukundo, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Izo rero batwerera ntago ari ihangana. Reka rwose nsaba Imana y'amahoro ibe hagati yacu twembi, idufashe nabibafashe, buri muntu wese amenye umwanya ahagazemo. Shimira n'umupasiteri bita Pastor Saturday Ntambara Innocent, ni umuntu nagiye nkurikirana kenshi kuko Pastor Claude ariho yahagurukiye abwiriza ubu butumwa, nkamwumva kuri radio bagahamagara, nkajya mu mudugudu w'amahoro wita abahiriwe, nkagenda muri Nyagatovu hari Nyabisindu, nkumva ubutumwa bakigisha, nkumva ndafashijwe. Gusa nabarizwaga mu itorero ry'Abadventiste, ntago nigeze ngira ishyaka ryo kwinjiramo ngo mvuge ngo ngiyemo, ariko ibyo bigishaga byose ni ijambo ry'Imana. Ijambo ni rimwe, Imana tuvuga ni imwe, igitandukanye nacyo nuko beshya. Reka rero Imana idufashe. Yego, nabonaga warakaye ndetse uravuze ngo uraza kugarukira muri RIB. Impamvu mvuze gutyo kugarukira muri RIB, ariko ibaze kugira ngo urabona ko nazanye imvi nanjye, urabibona umuntu akakubwira aho uzana imva, akakubwira iso yarapfuye kera ngo papa arahari, ntawe uhari. Urumva ni nk'uko umuntu akubwira ngo umuntu yapfuye yazutse, ntawe uhari. Niko babigereranya. Je rero iyo nkurikije nkareba, urebye ukuntu yambaye neza pe, yambaye costume, yavuga ibintu yavugaga atari ibintu byo gukometa ku bantu, akometa yakometa ikintu kiwe ashobora kwigisha. Je rwose ndamubabariye koko ibyo avuga nta byazi, ajya avuga ngo tubabara abatugira ibya bura n'icyaje yankoreye, kugira ngo nzamuke ihenje kureba papa i Kigali nkamubura i Kigali. Yigeze avuga ngo papa wari i Kigali, yavuze ngo ari mu mayaga. Nese akavuze ngo ari mu mayaga, narinje kureba i Kigali uwo muntu avugaho papa ari, koko uri mu mayaga nzi ko atari papa ari data wacu. Nibyo narinje kureba, ndamubuze. Nukuri ibyo nkubwa nukuri, naburi avuga ngo ejo ndazajya ku mayaga, bya byiza tuhahure naye tugahagara imbere y'abaturage, imbere y'intebe. Ni karibu, ushobora kujyayo. Uzanyoborayo cyane rwose, uzaze tugende. Ufate nimero yanjye, uyifate nimero yanjye, tujyane nawe tumuhamagare, tujyane kuri Terelife mu baturage. Hanyuma rero ubutumwa batanga n'ubu, ubutumwa natanga jewe ntabwo navuga byinshi, ko kuvuga menshi siko kuyamara. Navuga ati Imana ibane nawe, nanjye Imana inyobore mu byo ngiye gukora byiza, umurimo mwiza. Ngiye kumusengera akizwe, ahubwo ntabwo akijijwe, kuko umuntu akijijwe ntabwo yaba kuri kometi. Ese isengero z'Imana bazihinduye induru? Ntabwo ari induru isengero z'Imana, ni ukujya mutuje, kugenda wambaye karuvati ngo uri mwese nkabira ahagaze kuri televiziyo aravuga, kandi rasi byiza. Ugiye mu rusengero atuze ukambaza Imana mu mutima, nimba ntagiyeho nkambaza Imana mu mutima, ariko guhagarara ngo Claude oya. Navuga na Claude ye kwambaza data niruhukire mu mahoro ahari, Imana iramuzi, igihe Imana izashakira tuzongera duhure nawe, ariko banyangiye ikigenda mubabariye. Imana imubabare, n'Imana yamubare, ko ni ijambo ry'Imana avuga ngo kiboshywe mu isi no mu ijuru kiba kiboshye. Genda mubabariye. Yego, hanyuma reka mbashimire ko bamwitanze mukaza mukaduha kino kiganiro, ndetse mukatubwira nibi ngibi mutubwiye. Hanyuma ubwo ngubwo wenda tuzagenda tubikurikirana, tugende tunamenya hagati y'ukuri muduhaye, y'ibyo Claude yavuze ndetse n'ibyo Bosco yavuze. Ukuri murakoze cyane, turabashimiye namwe umwanya muduhaye, kuko buriya itangazamakuru ni kimwe mu bintu byubaka umuryango nyarwanda, ndetse niyo rikoreshejwe nabi rikabasha kugusenya vuba. Reka rero tubashimire ko mwagerageje guhuza impande zombi, hari ubutumwa mubashije kumva cyangwa se kwibonera hagati ya Claude na Banyangiriki.
hari n'abatangabuhamya hari ibyo babahaye igisigaye muzashaka umwanya wanyu mugere kuri tele cyane rwose. Murakoze cyane. Murakoze, turabashimiye cyane mwe mwese, kandi subscribe ntuze kugenda utayikanzeho kugira ngo ibintu bigende neza cyane.